Serious on Mibale series. Gushakisha uburyo ndare umuntu naka telefone Yesu nk'ubunyezi koko nzamugira nte Yesu nzamugira nte n'uyu mwana wanjye ubungubu baba muri Nikutonye Nyeti we Mwozo wanjye ntabwo ninjira Ikukubaza umwana wanjye ubungubu ari simvoma sinaye ubu urabona ukuntu ngende urabona umwana wanjye azamera ati nzamera nto n'umwana wanjye ahantu wamwohereje ni hehe munzanire ngira ukuntu uzabubona ko yambwiye namwohereje kwa nyirarume mu Kigali ngenda ngira ngo aragaruka tegerezanya hezanya n'isaha rero none urabona nzabigenzanye urabona nzamerane dore ubungubu dore ukuntu umeze urabona ndamerane mayi rero katujye inama namwoherereze ko agiye gusura marume niyo dore yaragiye niyagaruka tugiye gushakisha buryo ki twamenya amakuru niba arageze i Kigali niba yarayobye niba mbese kubyo turabona shakisha ukuntu wabigenza shakisha ukuntu wabigenza ubu ndagowe ubu sinkiryama sinkigira gutuma urabona nzakora iki nzajya ndaramagaze niba ndimagaze nzamerane cyane bwo nk'ubu turi mu ihinga ryatangiye ubinka urabona ko inka zingana ntitwanazishobora rero uko bisa kose shakisha urebe uko wagira ka telefoni noneho telefone mwana wa uragira nakugira nte mwana wa bise ko dore ukuntu umeze mwana wa dore nasiga ubu sinkigenda kugira ngo ndarasinziye ejo naraye nkano bwarinze butandukana naraguheka maze icyumweru mwana wa maze icyumweru ntumutekereze umwana wanjye kabura ukuntu nakubyiza agakujya mu bakwe birakomeye mwana wa ayabona nubwo wakwijya mu bakwe ndahari ihangane se mbwira nihangane se mwana wa uyu mutima wanjye urakomeye uko bisa kose nuko wenda bakomeje kumuganiriza bigatinda ariyo cyatumye batamurekura ariko ndumva nta kibazo cyaba gihari dukoze iki sinakerewe bose nsanga abantu zuba ryavuye we nza bansize izi nizo ndi bukorane Ikomeza wowe nimbagira na gahunda nawe nko kuyigirana n'isi wowe umuntu akubwira ngo uzinduke mu kare mu gitondo saa 12 ukaza saa 3 reba na amasaha ageze kandi niko twatugiye kugenda ejo kunwa wandakaje kwe ega nimundenga ejo nabonye ka kazi niriwemo bosi yampamagaye muri he mwangu wawe cyangwa wawuze
ati nababonye turetse ko mutaza mu kazi bimeze bite ahubwo ati uretse gakiye tugiye kugira ngo twadutegereje kugira utari wahagera nawe tugendeye rwose ni mu mbabaye ntabwo bizongera kinga tugende ni mu mbabaye ntabwo bizongera kabisa kinga tugende ejo rega niriwe nananiwe nicyo cyabiteye ashidutse bakeye kinga tugende ashidutse hakeye izo nkweto surazijyana urajyana izo nkweto nziza gutya hano harimo izo gukorana hano harimo inkweto harimo izo gukorana izo rero bibaye byiza wazisiga noneho ukajyana iz'akazi niwe muzimbikiye nta kibazo turazikubikira shyiramo iz'akazi ntabwo narinzi uko hangana nyine niyo mpamvu ariko nyine nawe ujye wihangana rwose uzinduka simbona tuyijyana gusenga iyi ubu uri kudukeye ni inkweto nziza da iyi ngiyi iranakomeye shyiramo hano gutya taratwanduriza inzu ntabwo yakwanduza inzu yambwiye ntanamubonyeho ngo numve twivuganira ahubwo ambwira ukuntu azaza nta kintu kimumajije iminsi iyo ngiye babana komerana kira vuba reka ishakisha uramutse foromye nta telefone se wagira ngo nize nihamagarire ko Habimana yagiye i Kigali akaba yaratinze waba utangiriye neza se ndi kugira ngo iyi telefone ye ndibuterane ndi kugira ngo mama yenda kunyica Habimana yagiye i Kigali yigeze agaruka kugeza na n'iyi saha n'ubu baracyariyo na mama yenda kunkuramo umwuka neza akaba ari byakuziza se si wowe wamwibyariye se kandi yaragiye agiye gusura nyarume wawe niyo mpamvu rero nini kukubwira nyine ngo ubu nijije ubu ngiye kumuhamagara nimara kumuhamagara reka nyikugarura mu kanya gatoya ntugire ikibazo ntacyo atunganya nanjye ndabizi mama telefone ndayibonye none reka muhamagare Aramutse neza yego amakuru ntabwo ari meza ni meza buhoro iyo hirya se muri aho turaho nose gukina boherereje umwana yarahageze turaho tutangiye guhinga ibigori ntabwo wamubonye kaba karagiye he ariyambwiye ngo arabakumbuye ngo akumbuye n'ababyara be nuko ndavuga ati ngaho genda niba uzahamenya agenda ngewe ntabwo ibyo wamwabindi ngewe namuhaye umwana wanjye umwuzukuru wanjye ndi kumva mushaka ubwo muri kumbwira ngo ntabwo ngo mwamenya aho ari ntabwo ibyo mbyumva ntabwo mbireba ntabwo ndyama ndara mpagaze nkirirwa mpagaze kubera umwana wanjye uwo mukobwa nawe rwose ndabona atangiye no kujya akora amakosa ufata umwana akamwohereza rwose ko yiboneye gusa
ntabwo njye nanjye rwose niko byumva. Njye rero ntabwo ntuma ryama nanjye ntabwo ndabahanga atanyeretse umwana wanjye. Uri kureba ukuntu umeze, uri kureba mwarebye ukuntu umeze, ubu ukuntu umeze ndi kugenda mfukamye rwose ubu ngubu uyu niwe warungize. Oya amuzane amugarure rwose. Amugarure ahubwo mubone aho kugisha. Ariko yemwe we ariko nzishimiye iyo mubona umwana wanjye. umwana ubwo se amaze igihe kingana iki? None se ubu ngubu nakora iki? Amaze ukwezi. Amaze ukwezi kose? Komana kunumva ari igihe kirekire. Cyangwa urukumbesha ari aho ngaho. Oya ntabwo yigeze ahagira rwose, ntabwo yigeze ahagira. Oya nuko umwana wanjye di uzama umwana wanjye rwose umume ubu uzajya ugira ngira amahane mu bakwe. Ubu ni ibiki? Mubabarire iki? Mu bakwe kuko uragira ngo rwose mu bakwe. Uriya musaza wanjye ari kumbeshya nihari. Akubeshya iki buriya ko umwana wanjye ari nziza wamusize. Mpereza umwana wanjye. Umwaka uzamubona. Ntabwo mbyumva. Ndaguma ahangaha mu bakwe. Aha ni mu bakwe ni mu bana. Ubu ndakora iki? Uramubona. Nzajya nicara aha. Nzaryama aha mu bakwe. Arasamya ahantu ko banza ariko. Babayede bari hehe? Bose nari nababwiye ko saa moya bagomba kuba bahageze ariko nari ndi kubona rwose batinze. Ubu se nisangaye hafi saa 3 zose. Mana yanjye rwose reka nze mbahamagare mubazana bageze ko nanjye rwose bagombye kuba bageze mu kazi. Reka buyisimange ni wumve ngo twari twavuganye rwose ngiye mbabwira ati saa moya mwageze mu kazi kuko nabo bari bambaye akazi bagashaka babaza aho bageze bihuta kandi ntabwo bane cyangwa batanu. Reka nze mbabaze Pakimani mu by'ukuri isaha nabahaye koko nisangaye. Watsinwe nakugezeho. Ndi kumwe na Mibara na wa musore man. Ni ukuri kw'Imana rwose boss yenda kunyica ngo abakozi namurangiye. Oya twakugezeho humura. Mugira gahunda kweli. Kibukubwira boss mu kuntunga yangu ndacyade we babwire bihute abantu. Mugire vuba rwose muteguke. Gira vuba rwose pe. Sawa. So ni wabageze hafi ngo nizere ko nta gutegereza umunota umuhagije. Sawa rero mugire vuba turi hano aho dukana nakweretse tuzakorera. Sawa. Genda yo kubareba ubazane bahere kuri wa mucanga. Ndaje tunavuga n'ibiciro. Okay reka nze mbirebe rwose. Komera boss yenda kunyica. Arimo kubwira ngo abakozi namurangiye. Bahageze ari kujyana urabona ko twiteguye. Twanaje no dukora akazi yambwiye ngo duhere ku mucanga. Boss abakozi nabangaba rero. Ngo yamunye mbibare hamwe n'uyu. Uyu ngo yarashobora kwera. Ngo aza akazi cyane boss. Akazi ndamuzi ntago ari ubwambere dukora. Dore nkuriya umeze nko kwandara imenyereye. Akazi barakazi boss. Akazi cyane rwose numugira ikibazo nagakora ntacyo bingora. Urahembwa ngahe uyu munsi? Ukorera ngahe ku munsi? Ayo muza kuduhemba turayakorera yose. Ndahana. Ngewe rwose yukoze ugakora neza muhemba neza. Ariko utangiye kuzana ibintu byo kuzeduka ntago tugendana. Ni ukuvuga ngo niba nkubwiye ngo ni itafari niba ari ibuye nibuye umucanga ni umucanga sima ni sima. Ndi kubona uyu nguyu rero sinze ndakureba ariko ubwo bavuze ko ushoboye boss. Ngo yaza akazi ndabizi rwose uyu nguyu wenda muzi cyane yaza akazi aragashobora. Ariko uyu wenda kubona asanzwe ashobora niko kadutunze. Rwose arashobora ahubwo mutwere ko akazi gateye. Uyu Rwanda kazi ngeze usamuri gukora ahantu bita kuri Mpanama. Hafi n'umuhanda. Utumye mpita kwibuka. Okay. Murafata umucanga rero mugende mushyira hari inyuma. Uko urakora ni nako biraguha umushahara. Igitiyo kiri hemwa nukora nabi rero ubwo ndagukata. Bose abahungu banye ndabizeye. Ntugire ikibazo akazi baraza kugakora neza kandi turaza gutaha twishimye nawe wishimye mu bantu y'akazi. Oya niba ubizeye reka ndebe kuntu bakora rwose ubwo ni courage ni irabarokora.
byanshimishaga yahoraga ibwira iby'ingenzi kubirutisha ikibi cyose yararwanaga kandi akanesha Bari yora mu mutwa sinabivuze atangiye gushyira mu nitaka bibare zana nkwe aseme bako none amaye nka rero zana kakayunguruzo tujye tuyona nagakura kuyora kuri aryo byiza ariko ubundi akamana utangiye gushyira mu intosho z'amabuye koko urabona ubyukuri ariko namwe bivanze usanga bazana akayunguruzo bivanze nawe hera kuri mutanga nguwo ntabwo wandenganya nabo barabivanze urabona ingofero hano rigezayo cyangwa barekere mu nguko kutangiye gurima sinabivuze reka ibintu ntabwo bibaho bibaye umutanga ibintu ntabwo ubusura mu mutanga n'amabuye gutya wakoresha mena hari kandi mwavuga ngo mwatsinze ngo muri kuwuyungurura ntumugire kungarisha nawe koko urumva abakozi banzaniye abakozi banzaniye yanu fata hano uyunguru fata gutya ujye uyungura yungura none akone bari akone hoya barego none ujye mumena hano kana uri wari umutanga mwezi reko mwe kwimanya hano boss sumwe ngo basanzwe bakora atore ndabizeye none mutanga mu mari hasi wewe uretse bibare rero ndabona rwose niba dore ko ngo urugero fata gutya gacega oya no kano yigiza agarari gacega nibare mo kwitegereza uko umutanga ntago ariko sibyo urumva wabe urebe nayo ntago hanga amaso hariya ndi kubibona rwose ndi kwitegereza reka okay muhereze nibimunanira akazi nizeye ko uyu ni umbenyeho cyane abimenyeho uyu nguyu amenyeho ngo twongere ariko boss twongere boss dufite igitekerezo mibare nta kari kazi niyo waba arako kuvuma mwamurebera akaba ariko akora ko ndari byo ashoboye nabapfura birabyatsi boss nabapfura birabyatsi agomeza kunsebya mu cyaro gusa mugore wanjye nikiye mugore wanjye kamaze n'isaragiye iwabo wenda asange ni abata n'intore namutangiye kurandura niko ugize uwo mu bwoko bwa bose ibyatsi ariko nagira ngo ni ibingibi uyu mucaca uzahano kwagiye guva Nyamirambo none utangiye kubirandagura uterera hariya nakubwiye ibi byatsi ibi none utangiye kundagura imicaca niko kandi nta n'ibyo ushoboye wica aho ngaho wica niko nibyo barayunyweye barariye nari ibyubatsi bisanzwe ntabwo ari inzoga ntabwo njyana n'inzoga ngiye kuba amahirwe yanyu urebe niba ushobora gukora akazi ariko kakuzanye kandi nanabikubwiye nakubwiye ngo urashoboye ntushoboye uravuga ngo urashoboye niba ushoboye rero ngiye kuba amahirwe yanyu urabona uriya mugabo uri gukora hari inyuma terwa amatafari mushyira rwose gutangana imbabarire rwose karakazi kandi yanga gakora neza pe kuko hano ku mucanga byo ubona biranze nta mugabo nubwo wumva avugana amakare kuriya ariko ntabwo ari umuntu mubi sibyo gusa bashaka akazi ke ushaka kurwana ubashyikira n'umuntu byo kurwana tuje mu kazi s'ubundi se ntabwo abonaga ko umucanga kuri kwimena hose uya muhungu niwe wasurika gasurika cyane rega nicyo kintu twangira reka kano tukiyore gusa haratugiye tangaje bose so ubundi ndamubwira ko namuzana abaye kozi ko reka nawe ujye umenya ko ushaka amafaranga ese urabona iki cyaro wazakibamo urimo gukora gutya amafaranga ariko nawe rwose gerageza rwose kundenganye reka kundenganye gase niba ari ubwa mbere ndajyana ibyo byagwiriye ntagapfuka ngo mbe ntaraguriyemo kantaraguriye mu gapfuka yagwiriye
agwiriye se ndabirya umwana wanjye ntaramubona yagwiriye umwana wanjye se ndamubona ndabirya se umwana wanjye ntaramubona ntabwo ndya yari umwana wanjye uherekera umutima we waranshimishaga yahoraga ibwira iby'ingenzi kubirutisha ikibi cyose yararwanaga kandi akanesha ku manywa ndetse na nijoro none se ko ubaye umucakara w'ibi bihe akoze amabuye abiri koko yawa tega umutwe mpere tega wavangu akoze kugira neza siga neza urumva wavangu uratwara amabuye abiri yonyine oya muraza kunsebye mwe nababonye shira amanga mutwa wuzuye umusore katwara amatafari cha boss ri hari arakaze none ayo ni mwageze imbere murahura n'ibibazo nzari wowe wihangane ishire ku mutwe amasaha arakuze ndabyikora nk'umwana niza kunteza bose Ikira kore cyawe cyo. kiremo ni ntacyo uzuze mani kumara abandi Uretse bakibiri se ngakira mibare maya. nakora akazi ariko Kwaza ntiyigeza wararwanaga kandi